amazineza n'umitima ikuyumuka n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe n'ukuri umutima we n'ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. Hari impamvu ikinera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege gusenga kw'ijwi ryanjye umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye urukundo n'imbabazi udahwema kutugirira, tugushimiye ubuntu bwawe ibihe byose buhora ku buzima bwacu. Wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza iyi saha, icyubahiro ni icyawe. Gushimiye umukobwa n'umusore n'umugore n'umugabo n'umwana muto n'umusaza n'umukecuru bicaye muri iri teraniro kuganira nabo. Umugisha abavugabutumwa bose batambutse aha, kandi nanjye utansize. Imbabazi zawe zibane natwe, kandi Mana unyemerere ikintu cyose watuganirije kuva umuntu wese yagera muri iri teraniro, Umwuka Wera akomeze kukitwibutsa kandi gikomeze kwandikwa ku nkingi z'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Amen. Hanyuma umuntu mwegeranye umubwire ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mubwire ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Sawa. Dufate Bibiliya zacu dusome muri Matayo cya 11 umurongo 28 kugeza kwa 29. Matayo 18 umurongo wa 28 kugeza kwa 29. Ubundi niturangiza tuzibumbe kumve icyo Imana ivugana natwe, sibyo? Sawa. Pasiteri Mutesi ntabwo muzapfa kumumenyera, igihe muzajya mubona nitonze cyane, igihe muzajya mubona simbuka, igihe muzajya mubona nicaye cyangwa nanaryamye aha, ubwo ngubwo nyine nuko nguko bizajya biba byagenze, sibyo? Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo mwagize ibihe byiza cyane, mwumvisha ubutumwa bwiza, mwumvisha ubuhanuzi, mwaririmbye, mwabyinnye. Reka twige gato n'ijambo ry'Imana kugira ngo dutahe, sibyo? Hanyuma kuva saa 5 tuba turaha. Umuntu ushaka ko bamusengera arabivuga, nimero ya pasiteri arayivuga, cyangwa se umuprotokolo uje ugasanga ahangaha nawe urabimubwira, ariko ukaba byibuze wavuze cyangwa wagerageje guhamagara ukavuga ko ushaka gusengera, sibyo? Kugira ngo pasiteri atigoma gahunda ze, cyangwa nkigo mu izindi nkazinduka kandi nkaza nsanga abo twanye gahunda ntabahari, sibyo? Hanyuma ikindi nasaba protokole, umuvuga butumwa muzajya mubona aje hano
mukaba muzi ko ari kuri gahunda yo kubwiriza, kambasaba akantu muzajya mumubwira njyewe ntashobora kwibuka na posa adashobora kwibuka, mujye mumubwira ngo hano hari itangazamakuru. Hari umuntu unyumvise? Hari umuntu unyumvise? Mujye mumubwira ngo hano hari itangazamakuru, kuko hari ibintu tuvuga itangazamakuru rihari, hari n'ibyo tutavuga rihari, sibyo rata? Karenze umuntu areka akarushyira amagara. Itangazamakuru ni ryiza. Nsuhuje abantu bose ndaba bari gukamera bari aha, yaba bicaye n'abahagaze. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Yewe ntabwo njya mbipinga kubera ko Imana yarabikoresheje mbundi we muri ino minsi ya none yakugize icyo irikoresheje. Ntabwo rero turirwanya kuko ridufasha kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ugahagarara hano ukaba ugiye no kubwiriza muri Amerika, muri Aziya, ahantu hose ukaba ugiye kubavuga ubutumwa bwiza. Ntabwo turyanga rero, ikintu cyose cyiza iyo gikoreshejwe nabi gihinduka kibi. None se ubu ngubu twese tuyobewe yuko ifumbire ari nziza, nese uyijyanye ukayisuka ku buriri bwawe kibaye nziza. Sawa rero twageze, tuje n'abantu bose ba online, abazumva ubutumwa bwiza n'abari ubwumva uyu munsi. Icyo nzi cyo Imana iraduhana umugisha. Tugiye kwiga kumva ijambo ry'Imana mu kanya gato cyane, ubundi dutahe. Kuwa kabiri icyo nzi cyo iri jambo nzarikomeza, nzafata nk'isaha n'igice aposo, sibyo? Ngiye kugutuma ikintu uzanzanira kuwa kabiri, sibyo? Uzazane ikayi n'ikaramu cyangwa ikaramu na jeri, sibyo? Bamenere banga ibintu byose wumvise ushobora kubyibagirwa, ariko ibyo wanditse nta hantu bijya bijya. Ushobora kugera ahantu neza neza, wajya ukumva biranze, ariko wafata jenda ukavuga uti tariki 24 we hari umudamu waje atubwiriza ijambo ryari mu itangiriro rivuga ngo vasi kajya, amaze kuryigisha araduhanura, atubuza abakobwa, aratubuza abasore, aratubuza, amaze kubwiriza arangije arihanisha, aje no kwihanisha aranahanura. Ibyo bintu uriya n'ibihanurwa ujya ubyandika, sibyo? Hari Imana yabazi ibibyimba, hari Imana ngo yabujije harya yakemura ibibazo by'amadeni, ariko birababwira ngo ubutaha bajya bitonda ku madeni. Ibyo bintu wabyibuka aka kanya, ariko ukabyibagirwa, ariko icyo wanditse, sibyo? Yego, nta hantu kijya kijya. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo ngo yumvise ijwi rimubwira ngo ibyo ubona ugiye gute ubyandike. Niba ushaka gukura mu buryo bw'umwuka, jya wandika. Yaba ibyo Imana ivuze, yaba ibyo umuntu avuze, byose wandike, kuko Imana ikora ibyo yavuze igakora n'ibyo abantu bavuze. Nukuri bishinga mu bigawa uzaba nk'akanwa kandi. Umuntu ashobora kuba akanwa k'Imana akakuremera igitangaza, ukagenda ugahita uhura na cyako kandi, sibyo? Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijambo ryose riteye isoni ntirikave mu kanwa kanyu, ngaho kuko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza kugira ngo riheshe abaryumvisha umugisha. Umuntu ashobora guhagarara akavuga amagambo meza yo kubahesha umugisha kandi mukawakira. Mujye mwandika rero ibyo Imana yavuze n'ibyo umuntu yavuze, byose iyo bivugiwe muri Kristo bigira umumaro. Haleluya. Hanyuma aka kanya ndagira ngo twige ijambo rivuga ngo kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Ikirata etse gake ntabwo ari ngo iki? Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Sawa, iki gihande ngo iki? Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Iki ngiki ngo iki? Jewe mumwigisha kujya mwihangana, sibyo? Haleluya. Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho, sibyo?
abahanga mu kwigisha Bibiliya hari igihe bakubwira ngo ufate umurongo ubusome bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, kujya kugera kuri gatanu utangiye kumva neza icyo Imana ishaka kuvugira muri iryo jambo, sibyo? Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Twagiye Matayo 11 umurongo wa 28. Hanyuma titira y'ijambo iravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Ntabwo ari kwanditse? Yego, Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. 28 haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hariho n'akadomo. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona iki? Vuga cyane, muzabona iki? Sawa. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Umuntu ashobora guhita avuga ati ariko si umupasiteri Mutesi twese agiye kutwita ibishyiko ko muri iri terane, ubu uyu mubyeyi ntagiye koko kudutukira ahangaha. Ntabwo navuze ko abantu ari indushyi, ariko umuntu ashobora kuba arushye, sibyo? Ushobora kutaba indushyi ariko urushye. Umuntu ashobora kuruha yarize, umuntu ashobora no kuruha atarize. Umuntu ashobora kuba indushyi afite amafaranga, amaeho, amadolari, amapawundi, amadiramu, amayuwani, amashiringi, amanyarwanda yose, akaba indushyi akayaruhana. Umuntu ashobora no kuba indushyi atagira igiceri cy'atanu. Umuntu ashobora kuruha avuka mu bakomeye, nta kindi kintu yabuze. Umuntu ashobora no kuruha yaravukiye mu muhanda atagira iki? Ababyeyi, sibyo? Urugero, umwana yabize uramufata ukicara hari inyuma, kubera ko nawe ukiba umukobwa ababyeyi barakubisa gukumva ijambo ry'Imana. Wicara hari inyuma ukajya ubikurikira ukamuhoza, mbese ukamugira umwana. Uriya nyine hari ukuntu abakobwa baba simbavuganiye. Yego nanjye nyine umukobwa barambisaga ababyeyi bumva ijambo ry'Imana. Ujye kujya inyuma mubahoze nyine mwihangane, ni umugisha nyine uhetse undi mugisha, sibyo yemwe? Sawa, twagiye. Umuntu ashobora kuba yambaye neza, ari mu modoka nziza, afite inzu nziza, afite amafaranga menshi, ariko mwakwicarana akakubwira ngo ndarushye. Ndarushye mu mutima, ndarushye. Turi kuhagendana? Turi kuhagendana? Umuntu ashobora kuba afite umugore umukunda, afite umugabo umukunda, afite famiye imukunda, ariko wajya kumva ukumva arakubwiye ngo ndarushye umutima wawe. Arunyumvise? Itara ry'aba kameramani yo rinkubitaho rirashyuhira cyane, ariko ntacyo bitwaye, byose bifatanya zamwe kutuzanira ibyiza. Umuntu ashobora kuba aruhutse muri rimwe, ariko arushye mu bindi. Sisiteme y'isi uburyo ikora ni ukurushya bera, ni ukubarushya, ni ukubagira indushyi. Kimwe mu bintu byazanye Yesu mu isi kwari ukugira ngo aturuhuke. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Kera
twasenganaga bajya gukunda gushima Imana, ariko akabanza akaririmba akavuga ngo ese ko numva naniwe ninde wo kuntabara, Mana waremye isi n'ijuru, tebukunegere, nanijwe n'ibiruhanya, nanijwe na Satani, iyo ndyamye amata ibibazo, ntabwo nyigoheka. Hano agiye gushima Imana. Mwabyumvise? Twagiye. Yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, nubwo wigira munini tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka, ntereye umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, ntereye umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, umusozi w'ubupfubyi burarushya, ariko Yesu naza azaturuhura, ntereye umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Mwegeranye ngo nta kindi cyamuzanye no kukuruhura. Habaho indushyi ebyiri, hari umuntu wiruhije, hari n'uwaruhijwe. Ubundi nkunda kuvuga ngo Imana izaduhoza cyangwa iduhoza amarira turira turijijwe, ariko ayo twiriza nitwe tugomba kuyihanagura. Umuruho Imana igomba kukuruhura ni uwuruhijwe cyangwa waruhijwe, ariko uwo wiruhije ni wowe ubwawe ugomba kuwiruha. Umwana umwe aherutse kwitera umuruho, ngo abwira se ngo mu munani wanjye se w'umuhereza. Umwana arangije ngo aragenda ajya mu gihugu cya kure, aragenda ararya, ngo arangije agiye kubona banasigaye nta kintu, arajya no kwaka akazi ko kuragira ingurube, ngo bakajya bamuha ibyo zisigaje, yarangiza ngo agasangira nazo, ngo arangije ariko yisubiye baravuga ati ariko ubundi ibi ni ibikindi, abagaragu bo kwa data bararya bagasigaza, njyewe inzara insinziro, ariko amaguru kajya kwa data mubwire ngo naragucumuriye, sigikoreye kwitwa umwana ugira umugaragu, ariko mbeho ubuzima bw'umwana ufite se. Nta muhanuzi wari umusanze, ntaki, ni umutimanama. Arangije ngo arahaguruka aragenda. Uwo ni umuruho umuntu yitera, yashaka akanawiyahura. Umuruho wiruhije ni we umva uranoroshye, ni we wenyine ufata umwanzuro wo kutari ko ubundi ibi ni ibiki. Babwira umuntu ntajya nsengera, ni umuntu umbwira ngo pasiteri, mfite muramu wanjye wirirwa nukira kuri telefone, hari n'umukobwa nabenze nawe ari kuntuka, ashaka kukubaza telefone yawe simukadi yawe, megabayiti airtime zawe, WhatsApp yawe wadownloadinze. Kumuboroka bisaba iki? Iyo umuntu yirijije aranihose, ufata imyanzuro y'ubuzima bwawe, uzaba uri igikoresho cy'abandi bantu. Uyu muruho ndi kuvuga ahangaha, Imana yaje kuruhura umukobwa, umusore, umugore, umugabo, umusaza, umukecuru, umwana muto, muri iri teraniro ndetse n'uzamurikirana wese. Ni umuruho turuhijwe cyangwa twaruhijwe. Harunyumva? Ijambo ryatubwiye ngo Yesu ahamagara abananiwe
hamwe n'abaremerewe, sibyo? Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yo wabagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza. Haleluya. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yewe kugendana uburuhukiro mu mutima mu isi yuzuye umuruho ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Isi ntishobora kuzagushobora igihe cyose uri uburuhukiro buri mu mutima wawe. Haleluya. Satani azagutera ibitero nk'igihumbi byo kukunaniza no kukurushya, ariko igihe uburuhukiro buzaba buri muri wowe uzajya uhagarara weme. Abona ari kwica umuntu udapfa, ari kurangiza utarangira, ari gukuraho utavaho. Kubera iki? Icyo abitse kiruta cyane ibyo ahagaze. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 bishobora gutuma umuntu abindushya. Hanyuma nindangiza ndaguhuza n'uburuhukiro bwawe, ubundi senge dutahe, sibyo? Bwira umuntu mwegeranye ngo muri ibi bihe ugiye gucanga Satani. Uzamucanga. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu abindushya ni ukuba indashima. Kubaho mu buzima nta shimwe ufite. Kandi ubu twese uko turi aha ngaha nzi ishimwe twese duhuje, yaba umukire uri aha n'umukene, umwirabura n'umuzungu, umukobwa n'umusore. Reka mbabwire ishimwe twese duhuje, sibyo? Yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu. Twese biturihuje abakristo, si ishimwe ryacu twese, sibyo? Turashimira Kristo wamenye amaraso yarangiza akaturinda urupfu rw'iteka. Mubanze mukomere amashyi. Amen. Byibuze ahari yumve ko tumushimiye mu mitima yacu, sibyo? Kandi ari muri twebwe nimugira ikibazo. Rero uhinduka indashima ni kimwe mu bintu byakugira indushyi. Reka mbabwire strategy Satani akoresha kugira ngo ahindure umuntu indashima. Apostle Satani aragufata akakubwira witwa nde inshuti yanjye, kanikorana na Frank niwe mukozi w'Imana atagira undi mvuga. Ni ukuvuga ngo ngiye na Frank turangana, sibyo? Noneho akagenda agafata Frank akamuhindura umukire cyane, kandi turangana, twaraniganye cyangwa twavutse hamwe. Satani yarangiza akajyaza akambwira ati niko mute, warebye Frank mungana, warebye Frank mwavukiye hamwe, warebye imishinga amaze kugeraho, uzi imodoka atunze, uzi amazu afite, Frank uzi aho yageze, ukaba ureba abo mungana bakurusha imibereho. Yesu we yaza akakubwira ngo Mutesi, nta kuntu wareba inyuma ukareba abantu mungana urusha imibereho. Uwo ni we Yesu. Satani we ahora akubwira ngo reba bariya bakurushi bageze aha, wakabaye nawe uri, rimwe na rimwe ukanarwana n'intambara. Ariko Yesu yahagera akakubwira ngo mwana wanjye, nta kuntu wareba inyuma
ngo rebe byibuze ba bandi mungana nawe urusha imibereho, ngo Yesu azabwira abari iburyo bwe ababwire ngo nimuze abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bwabateguriwe kuva isi yawe, kubera ko nari ndwaye muransura kwa muganga, shonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ndi mu nzu y'imbohe muransura, ngo bamubaze ngo twabimukoreye byari, ngo ababwire ngo ubwo mwabikoreraga wa wundi wari hanyuma y'abandi ni njyewe mwabigiriraga. Haleluya, haleluya. Muzi ko nta muntu n'umwe ku isi ubaho adafite wa wundi. Uzi kuko waba uriho kose hari abantu urusha imibereho, barahari ntago bahari, barahari ntago bahari. Ubu se ko wabashe kuza ukigeza mu iteraniro, ntago muzi basigaye ku muhanda batagira amaguru bari gusaba ngo wabaha igiceri cy'ijana, uwo ni umurusha imibereho? Ntuyimurusha? Iyo wahindutse indashima ubindushyi, uwo ugenda ureba ibyo abandi bagezeho, uko abandi bameze, uko bamerewe, ntashima ugira mu kanwa kawe, no gushima ko Kristo yagukije ingoyi y'urupfu nta biba bigihari, no gushimira ko ukiriho. Reka mbabwire, umuntu wese ukiri ku isi agihumeka ni umukandida w'iterambere, ni umukandida w'amahirwe. Isaha iyo ari yo yose yatungurana binyuze mu mbabazi z'Imana. Imana yakugira ukomere ikoresheje bike cyangwa byinshi ufite. Haleluya, oh haleluya. Ihereye none ubuzima bwawe bugira ubwo gushima Imana, ubuzima bwawe bugira ubwo gushima Imana, kuba ugihari ugihumeka. Nushaka uvuga ngo ndiho nabi, ariko uriho. Imana kuba ugihari byonyine kimwe mu bintu bishobora gutuma wizera ko watungurana ni uko ugihumeka. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, muri byose ndagushima, muri byose ndagushima. Uracyari umwami, uracyari ku ngoma, ntabwo urahinduka. Imbabazi zawe ziracyariho kandi acyaziringira. Ndagushima. Amen. Uhereye none ntuzongere kubura ishimwe mu kanwa kawe, sibyo? Nunabura amafaranga, ukabura akazi, ukabura urubyaro, ukabura bya bintu byose byo mu isi, ujye uvuga uti ndagushima Mwami. Twagiye yego yego kuri nshuti yanjye Yesu, ndagushize hejuru. Niba hari ikintu gikora ku mutima w'Imana, ni umuntu uhorana ishimwe, akarira ashima, akababara ashima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Haleluya, haleluya. Iyi mpano nibura mu buzima bwawe, uzahora uremerewe, uzaba indushyi, ariko umunsi umwuka wo gushima uzakubaho, uzaba umuntu ufite uburuhukiro n'isi yuzuye uburushyi. Ishimwe rimuhure mu mutima. Nubura iryawe ushimire irya mama wawe, nubura irya mama ushimire iry'umuturanyi, nubura iry'umuturanyi ushimire iry'umuntu mwahuye mu rusengero, nubura iryawe ushime umuntu Imana yahaye akazi, ushimire abantu bakiriwe Yesu n'umwami n'umukiza. Ntuzigere ubura ikintu ushima na kimwe na kimwe. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu agira umutima ushima, acanga satani n'abadayimoni, agacanga isi. Icyo satani yifuza
twifuza, nuko duhorana amarira, nuko duhorana agahinda, nuko duhorana amaganya, ariko icyo Imana yifuza nuko duhorana amashimwe mu bibaho byose. Imana ikaba Imana turira, ikaba Imana duseka, ikaba Imana ibihe byose tugahora tuyishima tuvuga ngo warakoze, haleluya, warakoze data, haleluya. Oh haleluya. Kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Mwakandinde ntabwo nkanze. Kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Umuntu mwegeranye usa n'umwenyura mbabara umusekere, sibyo? Musekere, musekere, umubwire ngo kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Oh haleluya, haleluya, amen. Oh haleluya. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu aba indushyi ni ukutagira umutima w'urukundo, kubaho udakunda. Reka mbabwire, ntabwo mw'isi ntabwo twaje gukundwa, narabibamaremo. Ubwo butesi bw'ubureke twaje gukunda, ntabwo twaje gukundwa. Misiyo dufite mw'isi ni ugukunda abantu, tugakunda n'abatadukunda. Nta Imana izatubaza, nta deni dufite ku bantu batadukunda, dufite ideni kubo tudakunda. Uriya kubutesi pastor nabuze umuntu nkunda, ntabwo bankunda, please. Ibyo ushaka ko bagukorera banza wowe utange, uzumva biryoshye cyane. Biroroshye ko umuntu yaguha ibyo ubasha kwiha, ariko birakomeye kugira ngo umuntu aguhe icyo nawe utabasha gutanga. Nyemerera ubanza utanga urukundo, urutange wongera urutange, bizaba byoroshye. Umuntu naza kuguha urukundo uzaba uzi n'icyo ari kuguha icyo ari cyo. Aleluya, aleluya. Twaje mu isi gukunda abantu, ntabwo twaje ngo badukunde. Baba wemerutse guhura n'umuntu we, iyo umuntu adafite urukundo, we babwire ikimenyetso cy'umuntu udafite urukundo, ahora na liste y'ibyo yakoreye abantu. Ariko iyo umuntu afite urukundo ahora na liste y'ibyo atarakorera abantu, kuko ijambo riratubwira ngo ntimukagire umwenda uwo ari wo wose usibye umwenda w'urukundo. Ujye ureba pose uvuga uti baba wese ndamusura, ntabwo ndamuha gifti, bariya sindabageraho, nta sindajya kubasura, na runaka sinamuhamagaye, yewe yakorana njyamo n'abahungu sindabaga. Ubone wumva ufite umwenda w'urukundo. Iyo umuntu adafite urukundo ahora na liste y'ibyo yakoreye abantu. Naramugaburiye, naramwambitse, naramusasiye, naramubyariye, yewe naramukoreye, nakoze ibi n'ibibombo yako weye. Wowe urabyara ko wabyara Imana. Dufite abagore benshi babuze urubyaro, ntukirate ko wabyaye, ni ubuntu bw'Imana. Naramuhaye, wamuhaye iki wazanye mu isi? Wewe waje ufite iki? Ko byose tubonera hano ku isi, nta kintu na kimwe watanze, Imana yabitanze inyuze muri wowe. N'ikimenyimenyi uzahagarika ibyo wamuhaga, ureka adakomeza kubyakira binyuze mu bandi. Komera Imana amashyi menshi. Rero tugiye gukora umwitozo. Bwira umuntu w'iburyo n'uw'ibumoso umubwire ngo ndagukunda. Uw'ibumoso umubwire ngo ndagukunda. Agusubije ku iki? Noneho ugiye kumubwira mu Cyongereza. Noneho reka mbigishe. Umuntu akubwira I love you, uramusubiza ngo I love you too. Sibyo? Ngaho mubwire se mubwire kandi. Bwira umuntu wegeranye ngo I love you. Agusubije ngo iki? I love you too. Haleluya. Oh haleluya. Leo kuno rukomeye awe imani ora tukiru imani ora
dukwiye kubana bawe, tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzarimbana n'abera, tuzambikwa ikuzo urwo rukundo, amarira azaba mw'ijuru. Uretse gato Aposo yafashijwe n'abaretse gatoya, mu kanya turayiririmba ko tugiye gusenga, sibyo yemwe? Twaje mu isi kugira gute? Ntabwo twaje gukundwa. Niba dukunda ni sheva, ni ubuntu. Iyo ngize amahirwe nkabona umubwira ngo arankunda ndatitira kuko ni ubuntu. Niyo ubimbwiye numva mwaye, iyo ubimbwiye nta wundi nabibwiye numva ikimwaro, kuko niba muri kunkunda nakundana. Ntabwo ndi muri misiyo yanjye, sibyo? Ndimo ndakira ntacyo ntanga, kandi gutanga nibyo bizana umugisha kuruta guhabwa. Twaje mu isi gukunda. Uhereye none ugenda utsinda ikizamini cy'urukundo. Gutsinda ikizamini cy'urukundo harimo no gukunda abantu bagoye kurusha abandi, ariko bakunde, wongere umukunde. Kuwa mbere umukunde, kuwa kabiri umukunde, kuwa gatatu umukunde, kuwa kane umukunde, kuwa gatanu umukunde. Umukunde, nushaka umukunde ntubimwereke cyangwa unabimwereke, ariko umukunde wongere ukundane. Reka mubwire, intambara y'urukundo ntigira inkomere, ntinaniza, nta n'uyigwamo. Wa muririmbyi yaravuze ngo umuhini warwo ntugira amabavu. Nurwanisha urukundo uzanisha, nugira urukundo uzaguhura benshi. Abantu benshi bagiye gupfa kuko babuze impundu. Ntube muri abo, wejyana ubuzima ushyira abantu urukundo. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Urukundo, reka mvuge urwo rukundo kuko ari rwo rwazanye umwami Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Ndaririmba mu kanya ndetse nimureke nduririmbe, kuko Yesu yavuze ko itegeko riruta ayandi, dukundane nk'uko twikunda, sibyo? Sibyo? Urukundo ahantu ruri ruba rufite package, sibyo? Rukundo rurihangana, yuriya kandi rukagira neza, ntirutekereze ikibi kuba, ahubwo rwishimira ukuri, kwihanganira byose, iyaba abantu bari baruzi, isi yahinduka paradizo. Urukundo ruza rufite package. Aposo, nta muntu wababarira adafite urukundo, nta muntu wakwihangana adafite urukundo, nta muntu watanga adafite urukundo, kuko ngo ntirugira ibyago. Ibi mbabwira, udafite urukundo ntiwabishobora. Nta muntu n'umwe wakwizera adafite urukundo, kuko urukundo ari rwo rwizera. Haleluya. Bwira umuntu mwegeranye ngo wegere urukundo gusa, ibindi biziza. Haleluya. Turi ku isi abantu bafite ibikomere by'impundo, bakomerekejwe n'abandi bantu. Siriya mpundo ni pirate. Dufite urukundo rwa original, dufite urukundo rwa nyarwo, rudufata ziriya mpundo zose rukazimira, rwarangiza rukaguha urukundo rwa nyarwo, rukagukura n'icyo gikomere. Ijambo rimbwira ngo tishaka uko ijambo rivuga, riravuga ngo Yesu baramubajije ngo tubwire itegeko, tubwire ikintu umuntu yakora kugira ngo azaraga ubwami bwo mu ijuru. Ngo aravuga ngo banze ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ibyo nubirangiza ujye gukunda mugenzi wawe nkuko nawe wikunda. Ngo muri iryo tegeko ry'urukundo niho yandi yose ashamikiye. Ntukice, ntukibe, ntugasamuka, umugore uri ntugasuzugure so na nyoko. Iyo ukunda umuntu ntiwamwiba, ntiwamwica, ntiwagira gutebera, byose ntiwabikora. Ikintu bita urukundo misiyo dufite ku isi ni ukuba urukundo Imana yaduhereye muri Yesu Kristo, natwe turushyira abandi tukajya kubakunda. Iyo rero twabicuritse, turabanza tukajya gukunda abantu, bamara kudutera ibikomere tukabona kujya ku Mana kuyikunda. Kandi iyo wajyanye urukundo ruvuye ku Mana, nubwo
rwakomeretswa n'abantu miliyoni nta kintu ruba kuko waruguhaye nyirizina baracyagukunda. Haleluya, oh haleluya. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yankunda. Haleluya, haleluya, amen. Kora ku mutima mutura akaririmba, nanjye ndumva urukundo runyuzuye nubwo soje. Nanjye muzasabwe ngiye kugutura akaririmba. Iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma abyumva babyigisha, abikurikira haririmbo ibaza kumanya Yesu ubwo sinzi abibyumva sinabishyikira uze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivuga sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubwanjye butabibasha. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange n'abarushye. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange n'abarushye. Tugiye gusenga Imana. Ikintu cya gatatu ngira ngo cyatuma ubindushye ni ukutamenya Kristo, kutamenya icyo muri Kristo Yesu, kutamenya icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Umunsi yajyaga ku musaraba akavuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora, akongera akavuga ngo mugore dore umuhungu wawe, mwana dore nyoko. Iyo utaramenya ubusobanuro bw'amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba n'icyo yahakoreye amena amaraso, ngo umenye icyo gupfa bivuze no kuzuka bivuze, umenye kuba pfanye na Kristo ukazukana nawe, nabwo Satani yaguhindura indushyi. Ariko abantu bamaze kumenya ko bafite Kristo bahinduka abantu bafite uburuhukiro mu isi yuzuye imiruho. Akorera Imana, akora byose abizi neza ko nubwo Satani yamuteza ibintu bimeze gute, ariko muri we harimo uburuhukiro. Haleluya.
Oh haleluya, oh haleluya. Ahagarara mu makuba, mu byago no mu ntambara, akajya avuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mbese ni ibibazo, mbese ni indwara, mbese ni ubupfubyi, ni ubupfakazi, ni ubukene, agahora yumva Kristo muri we. Haleluya. Akajya avuga ngo byose bizambera byiza, ndamahoro. Yesu ni umukiza wanjye, ndamahoro. No mu byago nzaririmba, ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu abibyo nyine byose, ndamahoro. Ubwo umwami Yesu amunda, ndamahoro. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Uramureba, nagira umuntu umereza intebe, nagira umuntu intebe yirukanka. Uramureba ukaba ubizi neza ko hari ikintu yikoreye kimuremereye. Yesu ngo yari ari guhamagara abaremerewe n'abananiwe, ukaba ubizi neza ko yikoreye ikintu kimurusha ibiro, kimuremereye, ariko ukajya wumva agenda avuga ngo ubwo umwami Yesu amunda, ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi, uretse gace ukavuga uti se ntabwo buriya bizi ko ari umupfakazi, ese ntabwo abizi buriya ko ari imfubyi, ese ntabwo azi ko ari umushomeri, ese buriya ntabwo azi ko umugabo yamutaye, ese ari kuvuga biriya ntabwo azi ko ari muri gereza. Arabizi, ariko ikimurimo gifite imbaraga nyinshi cyane, gitsikamiye ikimuriho. Haleluya. Ikiri muri bigani nicyo gitsikamiye ikimuriho. Nubwo umubona nk'urushye, ariko afite uburuhukiro, n'isi yuzuye imiruho. Haleluya. Giti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakari. Ukavuga uti data we, so ntabwo zikarwaye kanseri we, so ntabwo zikafite sida, ese ideni afite ku buryo bagiye no kumutereza cyamunara. Yababa wowe sikasha wundi namusa buriya koko burasa abasha kuririmba, umva arabibasha, arabishoboye, kuko ikiri muri we gifite imbaraga kuruta ikiri. Haleluya. Uri muri twe aruturi mu bisi, kugendana uburuhukiro mu isi yuzuye umuruho. Kristo icyo yakugize cyo, yakwambuye umuruho. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Muze musange ndabaruhura. Umva nkubwire, ntabwo nzi ikiremerereye ubuzima bwawe, sinzi ikiranije ubuzima bwawe, ntabwo nzi ikiruhije ubuzima bwawe, ariko uyu mugoroba ndatura uburuhukiro mu mibereho yawe, ndatura uburuhukiro mu rubyaro rwawe, ndatura uburuhukiro mu buzima bwawe, ndatura ko utari indushyi, ndatura ko utari umurwayi, uri umwana w'Imana. Turi mu isi y'indwara, ariko uburwayi tuburenza amaso, tuvuga ngo turi abana b'Imana. Icyo Yesu yatugize cyo muri Kristo, icyo twabaye cyo muri Kristo, ni ukuruhuka. Sibyo yemwe? Kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo bw'iteka. Satani icyo yaje ni ukugira ngo aturangize, ariko Yesu yaraje kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi cyane. Haleluya, oh haleluya. Haguruka ku maguru yawe. Haleluya, haguruka. Rutagira oh haleluya. Zamura ibiganza byawe gutya. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi, duhanurira ubuzima bwacu. Ni wowe muhanuzi wa mbere ku buzima bwawe. Hitaye ku buremere ikigeragezo ufite kingana, hitaye ku buremere ikikuremereye gifite,
nitaye ku buremere bwa Kristo warangije byose ku musaraba, nitaye ku buremere bw'amaraso ya Yesu Kristo, ndarangiza umuruho mu buzima bwawe. Zamura ibiganza. Buri kintu cyose cyari kikuruhije, buri kintu cyose cyari kikuruhije, ugiye kwiruhutsa uvuge ngo awe. Twagiye rimwe iruhutse, twagiye rimwe awe, twagiye kabiri awe, twagiye gatatu. Fata ku mutima wawe uvuga ngo awe. Wakunda umuntu aba ananiwe yarangiza akaruhuka avuga ngo awe. Uko uruhutse niko uruhutse, icyo ngicyo cyari kikuremereye mu izina rya Yesu. Twagiye kabiri, twagiye gitekereze neza kwa kundi Satani yakizanye, wongere wiruhutse uko niko Imana ikikuruhura. Vuga ngo awe. Uko uruhutse agaza ahangaha, agaza ahangaha nk'umushumba wasutsweho amavuta, akimikwa, agahagarara, akaba umukozi w'Imana kandi ari umwana w'Imana. Natuye ko ukuruhutse, ariko Imana ikuruhukije mu izina rya Yesu. Ntabwo bisaba imbaraga zawe, iyo ibivuganye nawe uzi uko yabigenza. Ubu uruhukiwe. Ijambo rirambwira ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ikosa utazongera gukora ni ugufata ikintu wahaye Yesu nawe ukongera ukakikorera. Umuntu bamuhaye ifuti yikoreye umufuka, yarangiza akawikorera kandi bamuhaye ifuti ari mu modoka. Umva mubwire, fata intebe ikuri iruhande, sibyo? Fata gira vuba, fata intebe ikuri iruhande kuko n'undi nitwongera kwicara. Yifate, tugiye kuyita izina, sibyo? Tugiye kuyita izina. Cya kintu cyose uzi cyari kigoye ubuzima bwawe, ujye mwitondera ibintu bikorerwa mu rusengero igihe turi mu mavuta. Ikintu cyose uzi cyari kigoye ubuzima bwawe, sibyo? Fata iyo ntebe uyitereka imbere yawe cyangwa hirya, uvuge ngo Yesu ndabiguhaye, ntabwo nongera kubyikorera. Ukubihaye Yesu niko bitazongera kugaruka mu buzima bwawe. Uhereye none wakira uburuhukiro. Haleluya! Uhereye none wakira uburuhukiro. Zamura ibiganza dusenge, zamura ibiganza. Gira ibintu uhereza Yesu, ntabwo wowe wabishora, ntabwo wabikemura. Mbabarira ubihe Yesu, bimumpere. Atura n'akanwa kawe, atura. Nushaka ujya inyuma batakumva ariko ubivuge, bimuhereze. Ibya wa mugore, ibya wa mugabo, ibya mama wawe, ibya papa wawe, ibyo mu buzima bwawe, ibyo kutamenya Kristo, biriya bintu byose, biriya byaha byakwizingiyeho, biriya bintu byose bimuhereze. Muhereze iyo miruho niyo yamuzanye, mwako gahinda niko kamuzanye. Muhereze iyo ndwara niyo yamuzanye, muhereze ibyo deni, umubabaro, ibyo bintu byose byari bitubabaje. Muhereze. Akira Yesu, akira uyu mukobwa ari kubiguhereza, uyu mugore ari kubiguha, uyu mugabo arabiguhaye. Byose turabiguhaye Yesu, turabiguhaye. Ni wowe wenyine wabishobora. Byakire Yesu, byakire Yesu kugira ngo turuhuke, kuko nibyo byakuzanye. Watubwenge abarushye n'abaremerewe nibaze bagusange Mwami Imana. No kutakumenya n'uburushi, no kutagusobanukirwa n'uburushi Yesu, byose turabiguhaye. Utwihishurire. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Amatangara iyo mbone samurengero ko ambwiye ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amarumba isanze mu rugo rwawe.
agaciro bwawe bwawe butashize nawe ndi kumwe nawe ndaruhutse ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe ndaruhutse